yego nashatse mfite imyaka 28 yego mbona umwana afite imyaka 50 byumvikane amahoro y'Imana nabane namwe mwebwe mwese mukurikira Hirwa TV Rwanda umwami Imana bagirire neza uyu munsi rero ndongeye ndagarutse kugira ngo twongere tuganire cyangwa twumve ubuhamya bw'abavandimwe bacu ubushize twumvishije ubuhamya bw'umuryango wari umaze imyaka 20 babana bategereje urubyaro ariko batinda kurubona ariko nyuma y'imyaka 20 Uwiteka aza kubagirira neza rero ubwa mbere nabanje kubasura nganira umudamu we yaduhaye ubuhamya bwaraturyoheye cyane bwaratunyuze ndabizi neza ko nawe bwarakunyuze kuko ni mwebwe mwongeye kuntuma kugira ngo nibura nzabashakire na Papa Samuel rero narongeye mfata umwanya nanone njya gusura wa muryango Papa Samuel ndabimusaba arabinyemerera hanyemera ko twazabonana nawe akavuga ineza y'Imana nawe akavuga imirimo y'Imana nawe akatubwira urugendo rwe mu myaka 20 abana n'umudamu we ategereje kubyara ariko Uwiteka akaza kubagirira neza rero uyu munsi nagezeyo umva banyakiriye neza cyane uyu munsi nicaye kwa Papa Samuel ngira ngo kuri kamera Papa Samuel murimo muramubona Papa Samuel wakoze cyane Imana igumugisha namwe Imana igumugisha yego twagira ngo rero usuhuze cyangwa wibwire abakurikiye kuri kamera izina ryanjye nitwa Ngarukintwari Damian ndi umugabo wubatse cyongeyeho nuko kuba turi hano nuko Imana yangiriye neza mu byo nahuye nabyo imara gushaka yego ya Papa Samuel Imana yo mu ijuru iguha umugisha rero Papa Samuel twumvishije ubuhamya bwawe twumva ubutwari wagize ukuntu wabanye n'umudamu wawe imyaka 20 nta mwana mufitanye n'ukuri Papa Samuel warakoze cyane warakoze wabaye umugabo w'intwari niyo mpamvu hari abandi bagabo bagenzi bawe badutumye kugira ngo tuze nawe koko ubyivugire ubyihamirize rero ati uyu mudamu wenda ibintu ashobora kuba arimo kutubwira bishobora kuba ari byo ariko twabyemera neza cyane nibura tugize Imana tukabona na Papa Samuel rero Papa Samuel ndagushimiye kuko wemeye ko tuza tukaganira kugira ngo tubwire abantu ineza y'Imana n'imirimo y'Imana amen yego reka dusenge yego Imana igira neza kuko byose tubigesha Imana yego data twese uri mu ijuru izina rye ry'ubwami bwawe buze ibishaka bikomeze kuba mu isi nkuko bari mu ijuru Imana igira neza Imana imbabazi n'urukundo twebwe abana b'abantu tubona ibyiza tubihawe nawe niyo mpamvu nta cyiza umwana w'umuntu yabona atagihawe nawe kuko ni wowe utanga byiza igihe cyose niyo mpamvu rero tugushima iminsi yose warinze abashitsi kugira ngo bagere hano wabarinze mu nzira banyuzemo ibyo ndabigushimiye cyane nanjye warandinze n'umuryango wanjye urawurinda none iyi saha wemeye ko duhura tukaganira ku byiza uwankoreye n'ubuhamya rero ngiye kuvuga ni ukuvuga ibyiza wankoreye kugira ngo abatabizi n'abatarabyumvise babyumve niyo mpamvu mbere kugira ngo nyiri icyo navuga banze kukwinginga kugira ngo ubane natwe hano ho turi natwe rero ni wowe twiringiye muri byose tukomeje kubama mu bwishingizi bwawe iteka ryose mu izina rya Yesu amen ya urakoze cyane Papa Samuel kudushyira imbere y'Imana kugira ngo Imana iduhe imbaraga ndetse idushoboze kugira ngo ibyo tugiye kuvuga bizagire kuri benshi kandi bizabagirira akamaro ese Papa Samuel nagira ngo utangire ubwira abantu ese Papa Samuel ni muntu ki ese Papa Samuel wabanza ukibwira abantu nyirizina warangiza ukinjira mu buhamya bwawe mu rugendo rwawe ndetse kugeza uyu munsi uri Papa Samuel murakoze Imana ibahe umugisha kubibwira mukanya nemaze kuba izina ryanjye yego ndashaka kuvuga ubuhamya ibintu mbese Imana yankoreye ndashaka kuvuga mu busore bwanjye ko nabayeho izina ryanjye ni Ngarukintwari Damian ubu ngubu ndashaje ubu ndi umusaza w'imyaka 62 rero naje umuhamya bwanjye ngiye kuvuga ndahera ku nabayeho mu busore bwanjye yego nabaye hano nabaye mu rugo aho kuko aho mvuka kwivuko
ni hariya mu karere ka Gakenke niho mvuka ariko nagiye mba aho ngaho muri kiriya cyaro cy'iwacu nkongera nkaba no mu mujyi uyu mujyi nawo bayemo cyane rero ndi umusore ariko nawuboneyemo byinshi ibibi n'ibyiza narabibonye hano muri uno mujyi naje kubaho rero mba umusore ndakura bigiraho ubusore numva ko mbuvuyemo mbona abantu nabyirukanye nabo mbona barashatse mbona bafite abadamu mbona ndetse bafite n'abana nanjye bangwa ko ntekereza kugira ngo nshake umugore nanjye mbona abana ndetse nanjye ngira umuryango nk'abandi bose nabyirukanye nabo ko nawe bafite imiryango ngewe nashatse rero mfite imyaka 28 mumva ko nari inkuzi tugeze igihe cyo gushaka rwose rero mu gushaka kwanjye nashatse umudamu ariko mushaka yari yarabyaye afite umwana ndavuga nti kubera ko nabaye mu mujyi nge naravuze ngo ntabwo kuvuga ngo ndashaka umukobwa nangwa se icyo nishaka nshaka umugore wo kubana nawe ntabwo nitawe ngo wenda ngo yarabyaye kandi ikindi kintu naravuze ko ngewe nkiri umusore najyaga nicara mu rugo navuga ngo ngewe Mana burya ntabwo Imana yumva abantu basenga burya n'abapagane burya Imana ibibaza n'ubwo utasenga ariko Imana ibikumva cyane rwose najyaga mbwira Imana Imana uzambabarire nzashake umuntu duturanye nicyo cyari cyifuzo cyawe mu gushaka kwanjye ntabwo nzashaka umuntu duturanye uko nabivuze niko byagenze nashatse umuntu duturanye amen icyo bita amasegiteri aricyo cyitwa navuga ngo ni umurenge ni imirenge iri kumwifatanya turegeranye rero ndi iwacu nahamagara baba bakumva nabo ari iwabo yahamagara ntumva numva ko twe twegeranye irabiguha yarize impamvu rero kuko yarebye wisanga iyo nza gushaka umuntu wa kure itubyare sinzi ko ubwo ntibyari gukunda ariko ubwo ari impamvu Imana ari we yaguhaye Imana rero duturanye naramushatse rero turabana umwaka urashira ibiri irashira tutabyaye ubwo namushatse mbare ya Nyamirambo aho bita ku Kivugiza niho nari ncumbitse icyo gihe nkora akazi gasanzwe nyine ntabwo nize amashuri cyo gukora amashuri yanjye nize arahagije kuko nize amashuri y'ubwubatsi ubundi umufundi wubaka yego ahubwo mugiye mufite n'akazi mwajya mu makazi ngiye ndi umufundi wubaka kujya baguha akazi rwose ndubaka rwose nitanye ndazubaka wagira ngo ngewe kubaka nitanye ndazihagarikira zikuzura oya birumvikana bagukurikira barubaka rwose no kujya baguha akazi baje mu manakazi cyane baje bakaguha rwose rero nabi byagenze gutyo mbaho Kivugiza imyaka 2 irangiye tangira tutarabyara ariko muri nge numva ko tuzabyara yego bende tugeze nko muri 2 n'igice nibwo nataha nagiye nko gusura ababyeyi kandi mutari kubona ntabwo murabyara nta kana mufite ntabwo nta kana dufite bagaceceka ko nta kintu bagiye baguma kwita bambwira hari igihe byabaye ngombwa rero ko noneho ubuzima bwo mu mujyi bujya bugenda buhinduka bigize kumpinduka rimwe intambara itaraba intambara yari icyo gihe noneho biba ngombwa ko tujya ubwo ni imbere ya jenoside imbere yego numva ubuzima burancanze ndavuga nti iwacu ko hari ibiryo kamujyane mu rugo bamena isambu nubake hanyuma tubanegiranye nanjye rwose nk'abandi ngiye nza gupagasa ariko mvuye iwanjye naramujyanye rero tugenda tugeze mu rugo kubera ko nta mwana twari dufite tumaze imyaka igeze nko muri 3 tugezeyo ntabwo ababyeyi ntabwo babyishimiye ndibuka icyo gihe twaragiye tugera mu rugo nzari intebe mu nzu nta nzu nene nubatse yego kuko mu rugo hari inzu mu mbuga ndavuga ningerayo barayiba kwa papa ariko mpageze kubera ko nta n'umwana dufite kandi
ntibagomba no kunyakira nta mwana dufitanye bityo bari bashaka kugira ngo dutandukane nzano ndi mbyare ubwo nibyo bitekerezo byabo kuko iyo bisomyemo nsanga ari byo bari bashaka naragiye ninjira mu nzu nzana intebe kugira ngo nyibahe twicareho musaza nari mfite umupapa w'umusaza araza intebe arayitwaka ndavuga nti ngubu rero ku mutima ndareba ndavuga nti uyu musaza sinamubwira nabi nta n'inzu nubatse ndatashye reka noneho mpindure gahunda ndamubwira nti noneho wewe ujya iwanyu jya iwanyu nanjye nsigare hano mbanze nubaka inzu cyane nshaka aho dushobora kuba ariko nabwo ntibyakunda tubyigaho ageze aho najya iwabo ntabwo biri bukunde gusa dutandukane nagiye muri ya nzu mbese nkoresheje nanjye imbaraga nk'umusore ugiye mu rugo uyijyamo ku ngufu uti n'ubundi ni iwacu reka nyibemo noneho nyibamo gutyo noneho ngeze aho ngaruka i Kigali namaze y'icyumweru umusiga mpita ngaruka ngo mbona ko musigiye mabukwe na nyirabukwe na sebukwe nafite na murumuna wanjye mutoya w'umuhungu nawe yari umusore ubwo nahise njya gukorera i Butare ngezeyo ndatinda kubera ko nta mwana dufitanye byabaye ngombwa ko bamwirukana none hari ko umugambi wabo kwari kugira ngo bamumenesha agende ndiyo ngiye ubwo bahise bavuga bati ni ukumwirukana bafata ibyo nabo bafata ibye byose baza n'abayobozi ufata imyenda yawe genda ujye iwanyu hakurya hariya ko nta kindi kintu iwanyu urabafite nta kindi mu rugo rw'umwana ubwo nahise mva iyo ngiye i Butare ngaruka i Kigali ngeze i Kigali nawe nta matelefoni yari ahari ngo telefone ambwire ko bimeze ahubwo nabonye umuntu utaha iwacu ndamutuma ko bimeze aragenda agezeyo aramubwira amubwira ati mugabo twabonanye yambwiye ngo nsuhuze nta telefone yari iriho rero noneho ubwo yahise kubera n'agahinda yari afite n'umubabaro yari afite we yahise aza ibintu arabita abinjira cyane i Kigali ugiye kubona umuntu araje yikora mbona araje niba twarakundanaga ubwo Imana ngo ifite impamvu yatumaga dukundana gutyo yaraje ndamwakira ambwira ibyamubayeho ariko ndatuza ngiye ababyeyi banjye sinabangaga ntabwo nafataga ikintu cyo kuvuga ngo ndabanze oya nubwo ibyo byabagaho najyaga nikoranya ntabasura cyane turanyebwa tubi Kigali turahaba iby'intambara zibayeho intambara birabaye muri jenoside 1994 oya intambara imbere igitangira none ubwo nibwo twatashye mu ntambara mwarumvise ngo ubwo musubi banyu muri abagabo nako icyo gihe turabagiye icyo gihe none tugeze biteye ko nibwo twari tumaze kwegerana n'ababyeyi bose ababyeyi banjye n'ababyeyi ba madamu none ubwo babonye umwanya wo kujya gute ababyeyi be babonye umwanya wo kumukurikirana kugira ngo barebe impamvu atabyara hari ikintu nabonye rero kimwe abantu iyo umuntu w'umudamu iyo ashatse umukobwa yashatse ntabyare abantu babanza kubabara cyane nangwa se bifuza ko abyara ni ababyeyi uwo mukobwa ababyeyi b'umukobwa bifuza ko yabyara burya ntabwo bamwifuriza ikibi ariko si ukuvuga ko bose atari ababyeyi bakunda abo babyaye ariko kenshi nabonye akenshi ngiye nabonye ababyeyi b'umukobwa bifuza ko umukobwa we aho yashakira yabyara iyo atabyaye barahangayika ubwo wenda babibwira bati umukobwa wacu baramwirukana agaruke abaye atabyaye burya nawe ku mutima ngiye rero ko nashatse mvuze nabibasomagamo ntareba ntasanga ntabona nkabona barababaye kuko data bukwe niwe wanjyanaga akanyana kujya kuraguza ubwo yese afata icyemezo cyo kujya kuturaguriza ariko ngiye ababyeyi banjye ntabwo bigeze bambwira ngo tugende wenda ngo tuguterekerere nangwa se tujyane kujya kuraguza ubwo bibahangayikisha oya icyo icyari kibarimo kwari kuvuga ngo mutandukane
babonaga ko byanze bikunze umukazana wabo ari utabyara Eh. kuvuga ati wowe mureka agende ushaka uwawe mugore nicyo bakoraga kumbwira ngo banjyane kurakura kuza oya ntabwo bize banjyana none ubwo rero data bukwe niwe wikoreye uwo musaraba iwacu tutuyana n'imisozi twagiye mu misozi anjyana ahantu kure nje ndi impunzi nta n'amafaranga mfite sinigeze mpinga ntabwo sinahinze ariko twagezeyo tukigerayo ataruko umusaraba arawikorera kanjyana agatanga amafaranga ye n'abapfumura barya amafaranga menshi cyane niyo yatangaga akagenda angurira icyo kurya mu nzira akagenda no gutanga ayo mafaranga namureba ari umusaza n'ikibando ntayo tugiye no musaza arankunda akantu mbese ku buryo twavuga hamwe yakunya gutekereza ahandi yabaga azi nyine ahantu hari abapfumu nk'abo ngabo tukajyayo ibyo tubwiye tukabikora ariko wapi kubyara bikanga turagenda ubwo dufata bigira mu myaka 4 nta mwana ariko ikintu kibaho ibigeragezo biba byinshi ariko ikigeragezo cyo kutabyara ni ikigeragezo umva gikomeye byihanganira ntabwo ni imbaraga z'Imana rero byabaye hari igihe reka nongere subire mu buhamya neza muri 94 ariko jenoside yabaga twari turi na Kigali nayo nicyo gihe ariko twaratashye tugeze dusubiye none ku ivuko ngewe mvi nahangaha nakundaga abana cyane nakundaga abana kandi ubundi muri kino gihe ubuzima uri kuri inosi ni ukugira neza ko kubaho neza ni ukugira neza nacyo ni kimana ishaka naje rero kwitoragura akana mu ntambara wari ahantu hari abantu benshi no haba nk'ibintu mbese by'imvururu abana kigiye baratakara aho hantu nagitse mu gitondo mbona abana bahagaze mu kibuga mbijwe ngira ngo gutera kara kandi kabuze banyirako jyanire kare akana nahise mfata akana gatoya kari gafite nk'imyaka 2 cyo bugufi 3 kana ndavuga nti akangaka nta n'umwana ngira akangaka sinzakarera akana kanje yego Imana irakanyihereye umwana namufashe icyo gihe yego umwana intambara birakomeye umwana mukubita mu mugongo turataha na madamu muri kumwe turi kumwe mwashaka twamwe mwagose kumujyana turamugendana pe iwabo umwana hari Indera niho hari iwabo nabwo bari baratandukanye gutyo batazi yo katakariye umwana nagiye muhetse tunyura ngo turagenda kwagiye Nyabarongo yose ndagenda mugezi bacu hari amakari k'Agakenke umwana turabana ubwo Imana yarebye isanga ngo kugira neza no kwihangana byose yego irabwita buriya uyu muntu reka mbanze mubabaze nibwo mbanze mucure buriya hari ikintu mubone impamvu mubona Imana ibi byose bibaho burya bari kugira ngo abantu bamenye ko Imana kwiriho ntabwo Imana izagusanga uri mu mudamararo nta kintu wavuga yego niyo mpamvu burya ntabwo Imana rero izakugirira neza kubera ko wenda mwiguhaye amafaranga ngo ni kuzayivuga hari ikintu gituma uvuga Imana igukorera gikomeye niyo mpamvu ndi hano ndi kumwe namwe cyangwa muvuga ikintu Imana yankoreye gikomeye kizatuma ntibagirwa Imana kukugira neza amen kuko naka turabana aho ngaho hari yayo wacu turabana mugira umwana wanjye bigeze aho biba ngombwa ko ababyeyi be batahuka bari baragiye iyo Kongo ariko baje nyine umwana mumanye imyaka ingahe kuko baje ageze mu wa 2 primaire namusubira mu ishuri abantu bazi ko ari uwanjye naramuhetse yaramuhetse abantu bose aho ngaho mwarakoze cyane Imana ibahumugisha abantu bose bari bazi ko umwana ari uwacu aho rero ababyeyi baziye naraperereje nza kumenya iwabo umwana ndamujyana
ubwo dusubiye inyuma gatoya aho ngaho mwari mwaratashye mugasubira iwanyu ku babyeyi bawe icyo gihe ubwo byari bimeze gute nabwo bari bakimeze kwa kundi cyangwa bari barahindutse byarushijeho barushijeho kuko tukimara kugenda icyo gihe muri jenoside icyo gihe tugezeyo kandi icyo gihe mbere kwari uguha umwana w'umuhungu bakamuha aho yubaka njyewe ntabwo bigeze bankaho nubaka nkuko abandi bana babaha aho bubaka ntabwo banyishimiye kubera ko nta mwana kuko nagezeho barambwira ngo ntabwo twaguha isambu yacu turi kumwe n'umukobwa wa runaka utabyara ndabyakira njya gukodesha twagiye gukodesha ahantu ariko ngeze aho abantu barambwira bati kwisi wowe uzawukura mu bukode bizagenda bite rimwe narifashe nk'umuntu uvuka muri urwo rugo ndagenda ngiye gusiza nkoresheje imbaraga zanjye ndagenda njya gusiza kugira ngo nubake bageze ndasiza ntabwo bagomba kuza kumbuza ngo we gusiza nagiye njye mu isambu ndasiza nimara gusiza kuko aho nakodeshaga ntabwo hegereye aho ngaho nahise ntansiza akantu gato n'umuntu umwe narashije nyine ibitaka ndabimanura tangi ndagenda nsubira aho nkodesha bwakeye mu gitondo bashaka abahinzi baraza ahandi nashijije barahahinga bateramo n'ibishyimbo ubwo abantu baraza bambwira bati handi washijije ababyeyi bahinze bateyemo n'ibishyimbo narazamutse ndareba nsanga bahinze bateye ibishyimbo ngeze mu rugo barambwira bati wewe ntabwo tuzaguha isambu ukibana n'umukobwa wa runaka ntabwo nta sambu tuzaguha none bambwiye gutyo numva bashijeho kugira ngo nkomere icyo gihe twari tutarakira agakiza ariko byabaye ngombwa none naragiye uko bateye ibishyimbo ndagenda nkubura akantu gato kugira ngo byiza nshingemo uduti ubakemo uburende ubwo papa yahise ajya muri babiga komine yagiye kuri komine kwa Bugumesi aravuga ngo ajya kundega ngo ni hayisambe ngo ndasiza nta nzoga yampaye uyu mwana yaheze i Kigali barantumye nditaba ngezeyo hari hakiriho abo bitaga ba opeje b'icyo gihe yari umuntu ukomeye kuri komine peje niwe banshizeho niwe wakirana ibibazo nk'ibyo ngibyo twaragiye tugezeyo musaza avuga nyine ukuntu ndi kwihisambo ye nanjye ndisobanura ndavuga nanjye ndikuza kubaka kandi mfite umugore musaza rero bumvise ko baramubwira ngo nta isambu arangije we musaza kujya ashaka ikintu kiratuma nsigarayo kugira bagufunge kugira ngo bamfunge kuko ntiyagomba kuvuga ngo yazanye umugore yavuze ko nazanye n'umugore ngo badashaka icyo nacyo kivuga barabyumva ariko noneho nyuma bamwe batoya bakishyuye kireke nta kuntu tuzi kugira ngo umushakire umugore uwo yashatse ni uwo nguwo niwo mugore we niwe yakunze ntabwo rero wamushakira umuntu wabaye no mu mujyi ubona umuntu w'umusore wabaye mu mujyi ntabwo ko mumushakira kandi ntawe ukirambagiriza umuhungu we yararambagije ahubwo nuko byagenze ahubwo murega ikindi kintu yakoshereje arangije yongeraho ngo uyu nguyu rero ndavuga ikintu nahuye nacyo gikomeye nacyo arangira avuga ngo uyu nguyu kuko intambara yari kubera njyo zabyumva ati rero atubone n'inkota papa wawe aragushinja ati uyu ni inkotanyi ati se bataba mu nkotanyi kuko umuntu aba mu nkotanyi se uwo muntu cyabaga ari ikintu gikomeye cyane yego yagiye mu nkotanyi kera ubwo bahise banga kuva pejama ati ubundi ubahe i Kigali arongera ati niba mbeshye niyerekanira ngamuntu nari mfite irangamuntu ariko itagira amabara ati arangije aravuga ngo irangamuntu yizana ngo yango dore ngo ngiye ngo umusaza ngo ngiye ngo mfite ibara ati ngo nabereke nabibereke ntabyo nari mfite rero ndavuga ibyo ntabyo mfite yego tujya tugumu ibyo papa wavuga byabari kuko ntiyakubeshyira ari papa wawe ubwo bahise bamfunga
noneho databukwe amaze kubimenya niwe waje araza ya misoro bavuga ajya kuyitanga araza ayitanga cyuko namaze iminsi 2 mvamo ariko nkomeza urugamba urumva wari ufite urugamba rukomeye cyane urugamba rwo geraho umubyeyi wawe agufungisha uzira kutabyara ariko ihangana bigeraho mukuru wanjye nifite mukuru wanjye urumuna wanjye mushiki wanjye famiye yose ntabwo navuganaga nabo bose bagucitseho bose ubu wese bancikaho mukuru wanjye afite abana benshi nta kumbwira bana ngo reka muhe n'umwana umwe wenda bande oya bose ntibajya kumvugisha iturage rero bajya benga nyine nk'inzoga bakagira ibikatsi twe ntacyo baduhaga byabaye ngombwa ariko noneho icyo kibanza umaze gufungurwa naragenda bakama akazu gatoya ngenda nzana shitingi ishyiraho tukabamo katagira kwirembo nayo hose ariko ndatuza naceceka ariko ndabasuhuza ntabwo nigize ndwana nabo oya kandi ikintu kibi nigize makorera icyo nari umugambi nari mfite gusa wari uwo kugira ngo nce bugufi ndebe ko bazamaho nubaka kabanamo n'umudamu wawe nta mugambi nari mfite wo kuvuga ngo nzamnanga kubera ko tutabyaye oya ibyo ntibyari bindimo kuko iyo bimbamo bindi byagombaga byarabaye nyuma rero nabana icyo gihe tuba muri ako kazu ariko nahora n'abantu wenda nziranye nabo bambaza ngo ngo ufite abana bangahe ubwo naturanye nabo nabo mfite abana harimo nabwo ngo mfite 3 ngereranyije n'igihe washakiye hakaba umwe ngo ni 2 yakamwe ngo ni sawa rwose kumva ko mfite abana icyo navugiraga ni iki rero nangaga ko nshobora kuvuga ngo sinabyaye nta mwana dufite akaba yambwira nawe ngo mwirukane yego nabumvise ko mfite abana kugira ngo batagira ibintu byinshi bakubwira bambwira wenda ntibaga babizi bamwe ariko nk'abakure ntibaga babizi bazi ko ndi umuntu ufite abana nangaga ikiganiro cyabo kivuga ngo uwo mugore utabyara umutungiye iki nabayeho gutyo tuba muri ubwo buzima turabyakira ariko ku munota wa nyuma kugira ngo tubireke ku munota wa nyuma kugira ngo tubireke data ko yanjyanye nta tutageze ngi nta n'amafaranga mfite byageze aho data bukwe ashaka inzoga niwe wayishatse ayitira mu rutoke rwe arangije yamwe ati ndero nzakujyana ku muntu w'umuhanga we azahita babwira ikibazo mufite ntabwo nagomba kwanga kuko nanjye numva ashaka umwana kandi nareba umusaza n'ukuntu mbona ari kubyirukankaho nuko nabyanze bikunze bizabyara umusaruro kandi simbe nawe namusuzugura inzoga yataze ibitoke bye inzoga irasharangije arambwira ashaka n'ibishyimbo bye ashaka n'undi muntu umwe w'umugabo turajyana urumva ko abagabo turi 3 n'umudamu wanjye turagiye rwari urugendo rungana nko kuva hano ukajya nk'ikabuga hari kure cyane ukajya nk'ikabuga kuko ni urugendo umuntu w'umugabo akoresha nta kintu yikoreye hakoresha amasaha 2 n'igice mbara urugendo ni kure twaragiye rero nawe mvu umusore bari mu mujyi bankoresheje kandi inzoga yabyimba reje kandi inzoga ku buryo bura nuko wikorera narikoreye turagenda ndagenda nikoreye inzoga avango ngiye gushaka umwana aho bambwe ko ari umuhanga wo turamubona wenda ndeye ko ababyeyi banye nazabana nabo neza ukamushyira inzoga kugira ngo aguhe umwana twaragiye ngeze mu nzira mvandana niwe bwira wa wundi turi kumwe nawe irakiri muto ari umugabo nyine ukiri mutoya rinyakira yari kweho gato bava agenda wenda nka kilometero nka 2 nabwo ntibyageze arangije yarambwira ati weho rero ikorera inzoga yawe kuko nkomeje kuyikorera ntabwo byakunda ubwo nyine byabona koko ari ngewe ushaka umwana kandi niwo ushaka kandi ni byawe kumva kuyikorera ni meza yambwiye gutyo ndavuga nti mpereza kuko numvaga ngewe ari ngewe niwe wari ngewe rubabaye yego twaragiye turagenda tugerayo tugezeyo sanga ni urugo rw'umuntu utuye ufite urutoke cyane heza wo mubande
ufite n'inka ukuze w'umukecuru uri mu myaka wenda nka 70 gutyo hagati aho ngaho ufite n'umugabo w'umusaza ukuze twarikiye rero satani akunda gukora nijoro burya ibi bya satani byose biba nijoro ku manywa ntago akora ku mugaragaro ubwo biba byakubye nyine yego ariko nijoro birakora yego byageze rero nijoro nko mu masaha moya na saa 2 nibwo yacuranze nyine yinjira mu byacu arahuma aragura birangije yaradusohoye rero umudamu wanjye tujyana mu nzu yari hanze y'ibyatsi tugezemo aravuga ngo duhagarare hano turahagarara twabonye kwicara hanyuma bamwe ngo duhagarare turareba icyo twari dushaka we n'umwana kuvuga wenda ngo hano ni habi njari babwire gukora cyose mwari bubikora icyo mwashakaga yari umwana ni umwana arangije azana inzoga y'ibitoke ayizana fana mu byo bicuma bye ayitumenaho avuga amagambo ye atubwira ngo nimugende mw'Imana ngo niba kubyara muzabyara kandi nabwo nita mu bahanga ngo nanjye ngo nta bana mfite tekereza nta bana mfite mbona ntabwo ko nari nzi ko afite abana nanjye ngo nta bana mfite tuje gusaba abana nawe ntabo ufite kandi ngo ndakize mfite ibintu ariko nanjye ngo nta bana ubwo rero ngo mwihangane ngo muracyaba batonga Imana izabafashe bahera navuye aho ngaho ndagenda dusubira mu nzu nini burya kutabyara ni ikintu kibabaje ubwo ngeze mu nzu bitekerezaho numva mbese amagambo n'ibyishimo nari mfite numva biragabanyutse twarangoye nyine kubona iki gihe tujyamo inzoga turangwa nyine urukiza aho ngaho ariko numva ibyishimo byanjye birabuze ibyishimo byahise bibura numva bacitse intege arashaje ntabyaye gusa njyewe muri njye hahise hazamo igitekerezo nibutse urusengero nturanye narwo amen 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 ntekereza urusengero nturanye narwo nibuka ko abantu barimo hariho abantu bahasengera ariko badaterekera kandi batanywa n'inzoga ndabwo ni ku mutima ntaragira icyo mvuga ntarabwira n'umudamu wanjye ntatabuka ntaramubwira kubera ko ubundi hariya ndava hano mpita ngenda ariho uje gusengera mu gaturika mveyo ndi gusengera hariya bariya ubwo batanywa inzoga bazansengera sinzanywa inzoga ntibaterekere no kuraguza uyu munsi ndabireka noneho niba Imana ibaho na Satani ikabaho ndabikunda mbwe ni mu Imana ireme ibi byose ninjya kwisenga umwana ntizamuka navuye aho ngaho twararyamye ukira mu gitondo turagenda twaraye aho ngaho cyangwa tugeze mu nzira mbwira data ko ndamubwira uva rero muzehe tugeze ahantu noneho twitegera imisozi neza ndamubwira uva rero musaza reka mubwire ubu ubwo bwa nyuma utujyanye ahantu ngo tugiye kuraguza ngo baduhe umwana ni umuntu ntuzongeye rwose kuri ujya ahandi hantu tujyana wawe sinza mwirukana kuko tutabyaye nzabana nawe kugeza igihe dupfiriye ntabwo nzamwirukana ngo ntabyaye kandi nta n'umugore nta n'undi nzashaka ariko nzabana nawe kuko birakubabaje nanjye biramubaje kubona iyi misozi ugenda utanga ibintu byawe ntuze kugira ibintu byawe utanga twihorere niko namubwiye yego ariko rwaye ibicurane muri hangana kuko rwaye ibicurane umusaza arabyumva ubwo twaratashye tugera twigira mu rugo noneho fata icyemezo bwira umudamu wanjye ngo rero noneho tuve mu gaturika tuje gusengera hano muri ADP bari abantu ntabwo tibaterekera ntibanywa n'inzoga nitukubaza kuba hano hantu tunywa inzoga inzoga zizadukoresha ibintu bibi cyangwa se
twebwe dusubire no mu bapfu twigire hariya. Uyu nguyu niwe wabanje kugenda, madamu wanjye niwe yabanje kugenda, we aje burya abadamu bumva vuba. Wese abyumva ahita afata iya mbere abaragiye. Ariko ngiye kubera gushaka iby'amafaranga n'ubuzima, nahise ngaruka nza gushaka amafaranga nyine i Kigali. Wahame iyo ngiyo ahita agenda yinjira mu rusengero. Igihe kiragera yinjira mu batizo arabatizwa, abo muririmbyi. Yewe sindagenda, ariko ngo ndacyanga inzoga, kuva ku nzoga birananira. Ntajya gusenga ariko ntabwo inzoga. Ariko ntajya gusenga, umugambi wanjye kuvuga ngo umwana bishakiraga umwana, nkagira ngo ko nshaka umwana, ariko ntabwo inzoga n'itabi ntarimo. Noneho bakansengera bakambwira bati ariko wewe nawe uzaze wigira igice ubatizwa. Nababwiye ni ngewe ntabwo sindabishikira neza, ndacyanga inzoga, ndacyanga n'itabi. Nabwo uzajuza usenge inzoga uzigwa, ukizwe wabe usenge n'itabi rimwe, ariko uzajuza. Niba abantu bararyohereje, abantu banyemera gusenga nka nimwera, ariko nzajya njyayo. Njyayo ndasenga ku cyumweru, twamara gusohoka nambara kubavamo njyana ngo itabi, nagira ahandi hantu inzoga nyine, ariko ntari kumwe nabo. Byabaye ngombwa ko burya Imana ifite ukuntu iyi gushaka, hari ukuntu ari muhurira, ariko ntariga ku gice. Njya kuba ahantu iriya bita Mageregere nyuma iriya, hariyo na famiye yacu iriyo, naragiye mbayo. Ubuzima bwarancanze byo gukora mu mujyi byaraninaye, ndagenda mu iyo ngiyo. Ngezeyo umuntu abantu ho guhinga ngo mbone amafaranga, ariko mu itabi. Kubera ko nabaye mu mujyi nari n'umusirimu, nari mfite inkono y'itabi nanyweragamo, inkono y'itabi z'abakire. Rero nari ndayigura. Wanyweshaga n'inkono y'itabi? Inkono y'itabi nari nywesheje. Nari guze inkono y'itabi nyigura icyatanu. Icyatanu cy'icyo gihe ni nko kuvuga bidahari ibihumbi nka bingahe. Icyatanu ni nk'ibihumbi 10 bya mwenda byo muri kino gihe ugereranyije. Wewe ndahise ndanywa itabi gutyo iyo ngiyo. Noneho ubwo batangiye kunsengera bati Mana ya muntu mukize. Burya iyo bagusengeye hari igihe utabimenya. Kubera ko uweho kugira ngo ubimenye, nafashe ya nkono y'itabi nyishyiramo itabi ari nimugoroba, ndanywa ndangije kwiryamira. Ngeze nijoro Imana iransura, inyereka ya nkono y'itabi bashyizemo uburozi. Ndi gukurura nakurura hakaza uburozi, ibintu biri kurenduka bimeze nk'ubuki bifashe ndacira. Noneho kandi ngo bakurugiye mu nkono y'itabi, ibyo kuba n'uburozi. Ibyo nkubwira niko byagenze. Noneho mu gitondo nicuye, ngiye ku kazi, nicuye mu gitondo, suka nyishyira hano ngo ngiye guhinga, fata nzana ya nkono y'itabi. Iyo nkono y'itabi yari nkono kwite ko yari henze kugira ngo unywe wakoreshaga ikiburiti. Ndafashe ikiburiti ndarasakiraho, nkuruye nsamuze kibazo, kandi ntiyiziba yabaho, ntiyazibaga. Narakuruye biranga, ndakurura biranga, ngira imyamba 5 yose biranga. Naho ubwo niho umugambi w'Imana, niho niko Imana narigiye kugufatira. Ndakurura biranga, no gatemu kabakaraje katari kubundi, ntago uzi ko warose bakoroga. None inkono ntago haba harimo ibirozi, ariko ndavuga ibirozi ndiba bishizemo, ibirozi ndiba bishizemo. Byanze nahise ngenda njya ku kazi, ndagenda mbayo ndakora, naje saa 6 naje nongera numva gatemu gashatse kunywa itabi. Nabwo Imana ni uko nyine yabigenje, yafashe neza. Naraje nongera mfata yango itabi, nongera nshiramo ndatumura iranga, ndase imyamba 3 biranga. Mu mutima ngo iyi nkono wowe urose ko akurugiye mu itabi, none no cyabitumura. Neze mfata inyundo urayimena, ngenda ndayimena. Amen. Kubita ndabimena ikirari. Ubwo nahise
mbona umuntu nkeje mbona umuntu w'iwacu utashye nawe waruyongiye ndavuga nti genda ubwire umudamu wanjye ko nakijijwe ntabwo nzongera kwitaye none nanjye ninza ndashaka kuziga ku gice nageze aho njya kwiga ku gice ndiga ninjira noneho mba ninjiye mu gakiza nyakuri narize ku gice ndabatizwa nkimara kubatizwa ubwo nahise muri icyo cyumweru kwezi maze kubatizwa Imana yahise ndyamye ninjoro Imana mbona inzozi nyereka mu nzozi yampaye umwana w'umuhungu ndamubona musigatiye ndahantu hari jaride nini cyane jaride irimo ibiti ibiti by'imbuto harimo mbona ari ibiti imyembe ipapayi amacunga mbona ahantu hari jaride hanini cyane hagari mbona haje umugabo wambaye ikanzu y'umweru wambaye nka padiri n'ikanzu y'umweru araza nanjye ndi aho hantu muri iyo jaride nini cyane mbona araje asigatiye umwana mutoya ngereranyije uko namubonye yari nk'umwana ufite nk'amezi nk'atatu mbona aramusigatiye ahita ampereza ati nkuwaye umwana w'umuhungu umwana w'umuhungu ndamwakira ndamusigatira mbona ni umwana w'inzobe mbona ni uwanjye Imana impaye ndatambagira aho ngaho muri iyo jaride nini cyane ndayizenguruka nishimye umwana amufite mu kanya gato mba ndicuye umwana ndamubura ubwo icyo nakoze ni iki nahise mfata ikaramu muri iyo ako kanya nahise mfata ikaramu n'urupapuro ndandika ubundi ibintu Imana yagiye imbwira byose nagiye mbyandika ku rupapuro ubu mfite ikayi nagiye nandikamo ibyo Imana yagiye imbwira byose n'itariki n'ukwezi nandika ko Imana impaye umwana w'umuhungu narabyanditse ubu ndabifite noneho nanjye hari ahantu nagiye gusengera Nyakabanda kurusengera kuri paruwasi Nyakabanda muri ADPR naho mpageze ujya gutanga ubuhamya ukavuga icyo Imana yagukoreye ni byiza umugabo yatanze ubuhamya avuga ukuntu nawe yamaze imyaka 15 atarabyara ngwari ko ngo Imana ngo yamuhaye umwana nawe avuga ko yabyaye amaze imyaka 15 ubwo nahise mvuga nti nanjye uyu wamaze 15 nanjye Imana izamumpa niba ari uko bimeze y'Imana kuri iki nanjye izamumpa gusanga kwangira numvuga rwose ko Imana izamu umwana izansubiza aho hantu baje kwigisha umwigisha yarigishije yigisha ijambo riri muri Yesaya ngo ko Imana itugirira neza ubundi Imana itugirira neza ntabwo icyo idushakaho ntabwo ari ibibi ahubwo Imana ihora itugirira neza ubwo nukuba ko iryo jambo umuntu yaragigishije avuga ko Imana ngo ikidukora ni ibyiza ngo rero impamvu itwihangana mu byo dukora kuko ibona byo atari byiza niyo mpamvu ngo iyo ibyo dukora ngo ni byiza niyo mpamvu ngo ibyihanganira kuko idufitiye ibyiza idufitiye igomba kuduha iryo jambo rero ryaranyubatse nubwo ibyo nakoze byose Imana ikaba yihangana yaba yihangane ibyo nakoze byose bibi hanyuma inti byiza ku mutima ntabwo icyo nshaka ikiza yamba ni umwana yihangane ibyo nakoze byose bitayishimishije ariko impe umwana kuko nuvuga ikintu kiza Imana yabinkoreye ari ku umwana kandi ikindi kintu mu gusanga kwanye naga nsenga Imana naravuze ngo Mana uzampe umwana nta muntu wumpaye umuti simvuze ngo ntabwo mbujije abantu kujya kwa muganga ntabwo mbabujije ntabwo mvuze ngo ntuzivuze ariko ngewe mu gusenga kwanjye naravuze ngo Mana niba nje kugusaba umwana ukaba warambwiye ko uzampa umwana
ntuzaba umwana hari umuntu wongeye kumpa umuti cyangwa ngiye kwa muganga, nzabona umwana umpaye nta muntu umpaye umuti, kugira ngo nzabwire abantu ko ari Imana yamumpaye. Kuko nijya kwa muganga umuntu akampa umuti, nitubona umwana nanyweye umuti nzavuga ko ari wa muntu wampaye umuti ntabona umwana. Icyo kintu ari Imana uzagikore, nzabyara nta miti nyweye. Imana iki cyo yagikoze, imyaka rero yaragiye, dufata imyaka 10 dukijijwe, turazamuka dufata imyaka 12, irazamuka dufata imyaka 14 isanga 5 twamaze tudakijijwe, iri myaka yagiye imyaka 19. Nibwo rero Imana kuko umwana iyo tubaye imyaka 20 nuko yavutse 20 tuyujuje. Nuvuga ubwo Imana yadushizemo urusoro imyaka 19, ariko umwaka tumubona imyaka 20. Ubwo rero niyo mpamvu tubari iyo myaka 20, twe niho twamubona, ariko Imana ubwo yamaze kumubona mbere, yamubonye mu myaka 19, kuko niho yamutanze, ariko twari tutaramubona tumubona mu myaka 20. Icyo kintu rero Imana yaragikoze. Tukiri aho ngaho, madamu wamaze kukubwira ko atwite, wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza, ariko ngira amakenga. Amakenga nagize, naravuze ngo nubwo avuze ko atwite, turaturetse kubivuga kugira ngo indi itazabura abantu bakaduseka. Yewe navuze nabwiye umudamu ntabwo tutabivuga, nanjye ntabwo ntuzabivugira, nanjye sinzabivuga. Ariko hashize nk'amezi 4, amezi 3, amaze 3 numvise nta riceceka. Nahise mpamagara, yabona aho nasengaga, twasengeraga aho ngaho mu Ruhengeri nyine aho iwacu, niba nabibwiye bwa mbere ndabibabwira. Iki gihe ukwezi kunuko twatangiye kuba dukurikije kwa muganga kwa mazi yari ukuntu igihe babahaye, ndabwo iki gihe niki tuzadufite umwana. Amen. Ubwo ndabivuga, ntangira kubivuga, ndabivuga bivuze, ubwo nabo basa nkaho mbese barishimye cyane. Ndavuga noneho rero kugira ngo ku Imana yambwiye ko izampa umwana w'umuhungu, nihajya kwa muganga babona umwana w'umuhungu ashize amezi angahe, baravuga ngo n'amezi 5 bityo. Icyo kigeze ntabwo ngiye kureba niba ari Imana yabivuze kujya ko ari umuhungu. Twagiye rero nabwo njya kwipimisha, umbwire umwana niba ari umukobwa niba ari umuhungu mbimenye. Agiye kwipimisha, baramubwira avuga ati ngiye nshaka kwipimisha, mumbwire indafite ni umuhungu ni umukobwa. Yego. Tugitera ngo ni umuhungu. Okay, Imana ikivuze yambwiye nibyo. Numva nibyo, numva Imana ivuze, numva ko yagisohoje. Ugiye kugenda wumva wishimye rwose, uravuga uti noneho nanjye ngiye kuba umugabo, noneho ngiye kubona ijambo cyane. Imana yarakoze, yagize neza. Ni niyo mpamvu rero ndi hano. Yego. Mvuga ngo umugabo wese waba ufite iki kibazo nk'icyo nanjye nahuye nacyo, bituma umuntu atinda kubona umwana, kuko ntabwo umuntu si ku bushake bwe, buri wese yumva yabona ibyiza, ariko igihe kitaragera, isaha y'Imana itaragera, ntabwo wabikurura, ntabwo wabizana wowe ngo bikunde. Kandi ibi ngibi byose Imana yemera ko bikugeraho kugira ngo uzavuge imirimo yayo, hanyuma abantu bose bamenye ko Imana iriho. Ni niyo mpamvu ibi byose Imana yemera ko bitugeraho twebwe abantu tukiri kuri ino si, kugira ngo Imana nayo abantu bamenye ko Imana iriho, kuko ikora. Kuko bitabaye gutyo ntabwo twavuga ko Imana iriho. Niyo mpamvu turababara. Kugira ngo Samuel mwite ari amazina amaze kuvuka, ni amazina wari uyasanganywe, wari uyafite muri wowe, cyangwa wayatekerejeho Samuel amaze kuvuka? Ubwo naratekereje akimara tumaze kumuba ko dutwite. Yego. Ngi nabitekereje. Hajya kuvuga ni izina nzamwita Samuel. Amen. Nzamwita Samuel.
kuko ndavuga niryo zina ry'Ikirisitu nzamwita. Ni isezerano Imana izabishoje. Kuko yampaye isezerano none irabisohoje. Ubwo rero izina rya ni masezerano Samuel na Adolphe. Amazina atatu niyo abantu bamuzi. Wari uyafite mbere yuko ubyara? Mbere kugira ngo mbyare rwose natekereje hamwe ndabwo nzamwita. Umaze no kumubyara abari umwita? Maze no kumubyara abari umwita. Samuel mwarishimye cyane, Imana yagize neza. Umaze kumubyara, Samuel amaze kwinjira mu muryango, muri ba bantu bajyaga baguhamagara, ba bantu muri famille yawe bari barakwanze, ba bantu mbese bari barakugize nk'igicibwa ubona nta jambo ufite muri bo, umaze kubyara wahise ubona harimo itandukaniro na bya bihe wari urimo mbere utarabyara? Kubera ko njyewe nagiye ngerageza kubiyegereza, ariko bo bimwe burya umuntu iyo yaguhemukiye hari yakubona akanaguhunga, ariko hari igihe ngiye nkoje kugira ngo mbiyegereze bamyibonemo, ariko bo bagashaka kungendera kure. Ngiye ntabishaka kugira ngo ntabiyegereza cyane kugira ngo bambone ko ngiye nta rwose bitambabaje icyo ko ari ubushake bw'Imana, bituma ngiye nkomeza kubegera cyane. Amen. Barabyakiriye ngo nanjye mbona ko nawe ubaye umuntu w'umumaro mu muryango wawe, w'umupapa. Yego. Mbaye papa Masezerano Samuel Adolphe. Yego. Papa Samuel, nendaga kukubaza mu by'ukuri mbere yuko mubona umwana, ni hehe waba warakuye imbaraga zishobora kuba zaratumye ubasha kwihanganira umudamu wawe cyane? Undi yuko bakubwiraga ngo umwirukane, undi yuko bakubwiraga ngo mureke ntabyara arashaje, ako mu by'ukuri ikintu cyatumaga muri wowe kigusunika gituma wumva umudamu wamukunze cyane, ni igiki kintu cyatumye wihangana imyaka yose? Nihangana. Yego. Njyewe nashatse nkuze. Yego. Nashatse mfite imyaka 28. Yego. Mbona umwana afite imyaka 50. Byumvikane ko rero njyewe muri njye naho nabaye hose ntabwo ngira umutima ukunda abantu. Ikintu cyari kindimo numvaga ntashobora kumwirukana, numvaga nshaka kubana nawe, kuko icyo kintu nicyo nari mfite. Kuko kumwirukana bwo rwose numvaga ko nzabana nawe yabyara atabyara, nubwo ikintu twari tutarasezerana, ariko njye numvaga muri njyewe nzabana nawe kugeza gupfa kwanjye. Uwo mutima nari ngufite, kandi njyewe umutima w'urukundo umbamo. Papa Samuel, nukuri Imana yo mu ijuru iguha umugisha, warakoze cyane, uri umugabo w'intwari wabashije kwihanganira umudamu wawe imyaka 20 yose mukabana atabyaye ariko kwayibana. Papa Samuel, ndagira ngo nibura ugire message ushobora gutambutsa, ushobora guha abandi bagabo bagenzi bawe bakiri ku musozi wo gutegereza urubyaro. Hari abumvaga bacitse intege, wenda harabashyiraga urubanza ku badamu babo, ese hari imiryango imwe irimo gusenya ingo nyinshi, ariko se mu by'ukuri ndumva hari message waha abantu bakiri ku musozi wo gutegereza kugira ngo nabe Imana izabagirire neza. Ndumva hari inkomezi muri iyi minsi, cyangwa nawe nibura hari ijambo wubakiyeho, hari ukuntu nawe wabaha message kugira ngo uvuge ngo imbaraga uriya mugabo yabonye natwe tuzigumeho cyangwa tuzubakireho, natwe turebe ko Imana yadusubiza. Twagira ngo nibura uhe message abantu baba badukurikirana, ugira ijambo babwire. Murakoze. Icyo nabwira abantu bafite ikibazo nk'icyo ngicyo, nuko ikintu bagomba kumenya nuko nta kintu na kimwe kinanira Imana. Ntabwo Imana yarema isi nangwe ireme n'ijuru, ireme ibintu byose biri hano kuri inosi, ngo ni ugira icyo isaba ukibure, kuko Imana nayo burya irumva kandi iravuga. Cyo tubona byose, ikiza tubona cyose ni Imana igitanga. Amen. Kubyara ni Imana, kubaho ni Imana, ibyo byose rero ni Imana ibitanga. Ariko ufite ukwizera, iyo wizeye ukavuga uti ngewe nkurikiye Imana, ngiye gukizwa kubera icyo nshaka niki, Imana iragikora. Iragikora ko nge nabibonye. Sinzi niba wenda waba umaze, hari umuntu waba umaze igihe asenga,
we akaba atarasubizwa yego ariko agira ukwizera amenye ko Imana irasubiza. Iki Imana ishaka ni ukugira ngo wizere uvuga uti iki kintu ni Imana iragikora kandi iragishoboye nta kinanira. Ibyo ngibyo biroroshye ku Mana irabikora. Icyo nabwira rero bagenzi banjye nuko bashobora bagira ukwizera nta kinanira Imana, bihangane Imana irasubiza. Murakoze cyane rero bavandimwe inshuti zacu, ni ukuri twabwiye yuko yicano izagicaho ubuhamya bwinshi butandukanye bw'abantu Imana yagiriye neza kugira ngo abantu bongere kumva ko Imana yacu ishoboye kandi ifite imbaraga. Kumwe n'umubyeyi wacu Papa Samuel, umugabo mwiza cyane, umugabo w'intwari wihanganye imyaka 20 ntago yari yoroshye, ariko uyu munsi aravuga ati ndashima Imana kuko nanjye uyu munsi ndi umugabo, ndi se w'umwana, nditwa Papa Samuel, nagize agaciro iwacu ndetse nagize agaciro mu muryango. Nukuri rero nawe wari uri ku musozi wo gutegereza, wari uri ku musozi wo kumva ko warunaniwe, warucitse intege, wumvaga ibintu byagukomeranye, ihangane kuko Papa Samuel atubwira urugendo rwiwe yanyuzemo, ntago rwari rworoshye nk'urwo urimo gucamo uyu munsi, ariko nawe ihangane, ntago Imana yitaye ku myaka umaze. Kuko Papa Samuel atubwiye ko yaje kubyara, yashatse afite imyaka 28, ariko Imana yamugiriye neza imurengera ndetse iramutabara ku mugaragaro, izuba riva akwije imyaka 50 y'ubukure, nibwo Imana yamuhaye umwana w'umuhungu amwita Samuel. Ihangane rero wa mubyeyi we, ihangane wa mudamu we, ndetse ihangane nawe wa mugabo we warutegereje kubyara, wumvaga ko ucitse intege, ariko humura n'ibyawe biri hafi ahangaha. Rero Papa Samuel twari turi kumwe, wakoze cyane, Imana yo mu ijuru iguha umugisha, wakoze kuduha umwanya wawe, wakoze kwemera ko tuganira kugira ngo tubwire abantu imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Rero turagushimiye cyane Papa Samuel, ariko se hari abantu bazifuza guhamagara Papa Samuel bakaba ati mu by'ukuri hari ibintu yenda atavugiye kuri kamera, kandi hari ibintu twumva twamwibariza nk'abagabo bagenzi be cyangwa nk'abadamu, ariko Papa Samuel twamubona gute? Papa Samuel, abantu babaha nimero zawe hanyuma kugira ngo nibagukeneraho inama n'inyunganizi bazakuboneho. Yanjye ya MTN ni 078 536 19 078 536 19. Aho Tigo ni 07 220 155 33. Murakoze cyane rero, izo ni nimero ziwe, uwamushakaho inama, inyunganizi ndetse kubasura no mu rugo kugira ngo nabo murebe uwo muryango Imana yagiriye neza, mwamuhamagara kuri izo nimero. Rero Papa Samuel twagira ngo tugusabe nimba bishoboka uzatwemere noneho tubasure muri kumwe n'umuryango wawe, uri kumwe na madamu ndetse muri kumwe na Samuel, kugira ngo n'ubundi twongere tuvuge ku neza y'Imana, kuko hari abantu bafite amatsiko yo kugira ngo n'undi tuzabereke Samuel. Ni mu bitwemerera n'ubundi tuzaza. Rwose ni karibu, umuryango urakinguye, muzangire mudusure. Murakoze cyane Papa Samuel yarabitwemereye, Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Namwe twari turi kumwe, twari dukomezanyije kumva ubuhamya bwiza bw'imirimo y'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, naho ubutaha turi kumwe. Murakoze cyane.